Ibihe byiza kuri wowe ukurikira ibiganiro byacu kuri channel yacu Miss Theoni. Turagarutse mu kiganiro Rengera Ubuzima. Uyu munsi tugiye kuvuga ku biribwa bitanu byongera ibyago byo kurwara kanseri. Niba ukunda ubuzima bwawe, komeza urebe ibiganiro byacu, wumve byinshi bivuga ku buzima, uzarushaho kumererwa neza. Ikaze rero. Nyamuneka wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo dukomeze twibanire mu biganiro bivuga ku buzima. Ikiribwa cya mbere gituma abantu benshi barwara kanseri ni inyama zatunganyirijwe mu nganda, ibyo twita processed meat. Izi nyama urugero nka sosiso, ibyitwa jambo, ibyitwa bako, ibyitwa salami n'izindi ni nyinshi cyane, n'amoko menshi cyane y'inyama zitunganyirizwa mu nganda. Zino nyama ziba zirimo imiti y'inyongera, ibyo twita preservative, ziba zirimo ibindi binyabutabire nka nitrite. Ibi binyabutabire rero ubwo butare uba uri gushyira mu mubiri wawe bwongera ibyago byo kurwara kanseri y'amara, iyo twita koro kansa. Niba rero uri mu bantu bakunda ubuzima, niba nawe rwose wumva ubuzima ari ingenzi cyane, nyamuneka uramenye wirinde kurya ibi biribwa. Icya kabiri ni inzoga. Hari abantu banywa inzoga nyinshi cyane ku buryo rwose kuzireka byamunaniye, ku buryo no kuzigabanya bimugoye. Ariko nyamuneka niba ukunda inzoga ku rugero rukabije, gerageza utangire uzigabanye, gerageza utangire ukureho ibi byago byo kurwara kanseri. Mujye mubona abantu ukabona umunwa wose warahiye. Bariya abantu baba bari mu byago byinshi by'uko barwara kanseri y'umunwa. Abenshi usanga ari inzoga zawutwitse. Abantu rero banywa inzoga nyinshi ku rugero rukabije bafite ibyago byo kurwara kanseri y'umunwa, abandi bakarwara kanseri y'igifu, hari n'abarwara kanseri y'ibere, hari abari mu byago byo kurwara kanseri y'umwijima. Ni ukuvuga ngo ibi bice byose bifite aho bihurira na za nzoga nyinshi cyane zijya mu mubiri wawe. Niba rero kuzireka byarakunaniye, gerageza uzigabanye, uko ugenda ugabanya bigeza aho rwose bigashoboka ukatangira no kuzireka bigakunda. Icya gatatu ni ibinyobwa birimo isukari nyinshi. Murabizi ibinyobwa birimo isukari nyinshi cyane cyane ibikorerwa mu nganda, urugero nka za soda. Iriya sukari uko uyinywa kenshi, uko uri kunywa nyinshi, niko ugira ibyago byo kugira umubyibuho ukabije. Uri kugira umubyibuho ukabije, ni nako uba uri mu ngorane zo kurwara diyabete. Ibi rero bikaba biri mu byago, bikaba biri mu bintu byongera ibyago byo kurwara kanseri. Nimba rero wabikundaga, gerageza ugabanye, utangire wikorere ya maji yo mu mbuto, utangire unywe isukari ku rugero. Ibyo byose bizagufasha kurinda ubuzima bwawe. Icya kane ni ibiryo byokeje cyane cyangwa se bikaranze cyane. Ugasanga umuntu afashe imboga arazikaranze kugeza zigashya kandi ziri guhira mu mavuta. Biriya bintu ntabwo ari byiza, gerageza ubikarange gake, ujye gufata n'umwanya wo kubiteka wabishyizemo n'amazi kugira ngo bize kugumana ubuziranenge bwabyo. Ubundi ugasanga umuntu atunzwe na burusheti zo mu kabari. Ziriya burusheti uburyo bazotsamo, uko bagumye bazotsa cyane, hari ubumara bwitwa karisinogene bwinjiramo. Buriya bumara rero buba bushobora gutuma uturemangingo twangirika, tugahinduka uturemangingo twa kanseri. Ni byiza rero ko utangira kugabanya ibintu bya burusheti zo mu kabari, gutungwa nazo, ahubwo ugerageze ushaka uburyo wabona ibyo kurya byiza bya natirere bitokejwe ngo birenze urugero. Icya gatanu ni amavuta yakaranzwemo inshuro nyinshi cyangwa se ibyo kurya byo ku muhanda, bya bindi twita fast food. Twa tuntu tugenda dufata ku nzira turi mu rugendo, ugafata utuji, ugafata utubiswi, ugafata n'utuntu twinshi cyane tugenda dufata ku nzira, ibiraha. Biriya bintu byose hari uburyo babiteka mu mavuta, ariko ayo mavuta bakagumya batekamo, mbese amavuta ntazashire.
haba hasigaye makeya bakongeramo ayandi bagakomeza batekamo batekamo batekamo. Ibyo rero ayo mavuta mabi ayo twita taransifati, ariya turya muri biriya ziriya fasiti fudu, ariya turya muri za cipusi, ariya turya muri za biswi zimwe na zimwe, ariya mavuta aba ashobora kuduteza ibibazo byo kurwara amakanseri atandukanye. Ni byiza rero ko utangira kubigabanya, kuko uko urya byinshi cyane niko uri kongera ibyago, ariko uko ubigabanya uri no kugabanya ibyago byo kurwara kanseri. Nkomeza mbashimira kandi mwe mwese mukurikira ibiganiro bivuga ku buzima, inshuti zanjye, abaherereye hanze, abari mu Rwanda, muri Kenya, ku mugabane wa Amerika, turabakunda cyane, mujye mukomeza mubane natwe buri munsi. Bavandimwe rero, inshuti zacu, inshuti z'ibiganiro byacu, kanseri ntabwo ari indwara iz'uyu munsi, kanseri ni indwara iza gahoro gahoro, iza gahoro gahoro. Uko uri kurya nabi uri kwishyira mu ngorane, uko uri kurya ibitari ngombwa uri kwishyira mu ngorane. Ikindi kandi kanseri itangira itaryana, ukabona umubiri wawe wagize ikibazo ahantu, ntibiri kukurya, ukumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko kandi uko bikura bigeza aho bikagira uburibwe bukabije, bigeza aho bikagera ku kigero no kuyivura bigoye, no kuyitaho bigoye, umuntu agasigara nyine nta garuriro rigihari. Ariko iyo ufatiranye bya bintu ukibibona bidasanzwe ku mubiri wawe ukajya kwivuza, haba hari amahirwe menshi yo gukira. Nyamuneka ukibona rero ibintu bidasanzwe ku mubiri wawe, gana muganga. Ukibona impinduka zidasanzwe ku mubiri, gana muganga. Wikumva ko ubwo bitaryana nta kibazo gihari. Kuba bitaryana ahubwo buriya nicyo kibazo cyane gikomeye. Umuntu akabona urutoki ruri kubyimba, ariko kuko rutari kumurya ntabiha agaciro, akumva ko bitagoye, akumva ko nta mpamvu yabyo. Rero wibireka, kuko impinduka yose yabaye ku mubiri wawe hita wumva ko ari ikibazo gikomeye cyane, ugane muganga aragufasha kumenya impamvu yabyo. Nkomeze kubashimira rero ko mubana nanjye buri munsi, kandi mbashishikariza kurya ibyo kurya bya gakondo, bya byo kurya byacu twaryaga kera, amateke, ibijumba, imyumbati, ibishyimbo, imboga, imineke, imyembe, imbuto nziza nk'izo ngizo, ibyo kunywa byiza, rwa rwagwa rwiza rwa natirere rutagize ibintu bivanzemo, ikigage cyangwa se umusururu mwiza wa natirere utagize ikintu uvanzemo. Ibyo bintu muri guca mugatangira kujya kunywa ibintu bidafite aho bihuriye byangiza ubuzima, ntabwo ari byiza. Nukuriho kandi wibuke ko kunywa amazi ahagije ari ingenzi, gukora siporo ari ingenzi. Ibyo byose bizagufasha kurwanya bya bibazo nakubwiye, bizagukura muri bya byago byo kurwara kanseri. Wibuke gukora subscribe rero nimba utarayikora, utwandikire muri comment uduhe igitekerezo, tubwiye nimba si ibiganiro byacu bikunyuze, nabyo biradushimisha. Ikiganiro ugisangiza abandi, inshuti zawe nazo zikeneye kumenya ibyo kurya kugira ngo zitangire zibyirinde, zitazahura n'indwara za kanseri. Uwiteka rero akomeza biteho, abarinde, abahaze uburame, abahaze mu byo mwifuza byose, kandi abarinde ububabare bw'indwara.